Mwaramutse neza. Uyu mwanya numvise nkwiye kugaruka ku migambi myiza y'Imana idufitiye, ku mugambi mwiza Imana ifitiye ibyacu, abacu ndetse natwe ubwacu, kandi atari ubu gusa, ari ukuva kera. Kera twari mu mugambi w'Imana, sokuru wacu aracumura, Imana igambira kuducungura kandi irabikora. Si ibyo gusa kandi iyo urebye mu mibereho umuntu wese yagiye acamo, iyo ubitekereje neza ubona ko Imana yagiye igambirira ibintu byiza, ibintu biyubahisha, ariko natwe bidushyira mu rundi rwego. Hari ibigaragara nk'ibisharira, nyamara nyuma bikaza kugaragara ko byari bifurebye umugambi mwiza w'Imana. Mfite ubuhamya bwabyo ku byangoye mu buzima, nyamara nyuma bikaza kumbera iby'umugisha. Birashoboka ko nawe ari uko, gusa nuko rimwe na rimwe iyo umuntu ari mu bihe bimugoye, ibyo ngibyo atabyibuka. Ariko reka uyu mwanya umwanya wo kwibuka ko mu byagoranye byinshi atari byose byarangiye nabi, bityo bitume no mu bigoranye by'uyu munsi habaho kwiringira ko hashobora kuzaba hariho ibyiza. Mbere y'uko ngusomera umurongo nabonye uvuga kuri ibyo, reka nongere ndebe mu byanditswe bije vuba mu bitekerezo byanjye mbyibukiranya nawe. Nkunda kuvuga cyane kuri Yosefu, uriya muhungu wa Yakobo wagiye mu Egiputa, abavandimwe bamugiriye nabi, kandi akagira igihe cy'akaga muri gereza, nyamara bikaza kurangira bibonetse ko yari inzira yo kumugeza ku ntebe y'icyubahiro yo kumukizanya n'umuryango we. Ntabwo nzi ibyo unyuramo uyu munsi uko bizarangira, ariko reka twiringire ko imigambi y'Imana ari myiza ku bugingo bwawe, nk'uko yabyivugiye ubwayo, nk'uko twabivuze muri audio yigeze gutambuka. Maze Yesaya igice cya 25 umurongo wa mbere, amagambo aheruka aravuga ngo imigambi yawe kuva kera niyo kwizerwa. Haleluya. Imigambi yawe Mana kuva kera niyo kwizerwa. Reka uyu munsi aho uhagaze wature mu mutima, wemere ko imigambi y'Imana kuva kera niyo kwizerwa. Kuva kera ryari? Kuva kera isi itarabaho, isi itararemwa, kuva kera utaragaragara, Imana ifite imigambi myiza. Reka tubyiringire dutyo, kandi mbere y'uko nsoza n'ubundi iyi ndirimbo ivuga ngo imigambi yawe Mana, reka dufateho agace gato ko gushimangira ibyo dusomye, ubundi ndagaruka ngusezera. Imigambi y'Imana kuva kera niyo kwizerwa. Aho mpagaze, aho uhagaze, reka twizere ko imigambi y'Imana ni myiza, twizere urukundo rw'Imana. Ngaho rero ugire umunsi mwiza, wowe ubwawe n'abawe n'ibyawe,
kandi umwuka n'ubugingo birindwe umubi mu izina rya Yesu. Kandi Imana yo soko yo kwizera igusenderezeho ibyishimo n'amahoro kubwo kuyizera mu izina rya Yesu.